Abenshi twarasaze kubera gukina urusimbi. Umukino w'akadege umaze kutumaraho abantu, dore ko hari umusore wapfuye uzira gukina indege imaze kumurya amafaranga, yiyahuza inzoga aranywa arasinda birangira yitabye Imana. Inkuru irambuye. Nuko baciye biba biryabareze. Impamvu umuntu yabonye amafaranga yihutira kujya kubetinga mbere yuko amanza kurya. Nukuvuga ngo ibintu bya betting byatwishiye mu mutwe, bimaje cyo mutwe cyane cyane urubyiruko rwashiriye muri betting. Ndakeka ko abantu abenshi uko abo turi hano ababasha kwigurira ipantaro ni bakeya kubera ikibazo cy'izi beti. Leta idufashije rero babica burundu, n'ubundi urubyiruko natwe tukagira icyo twakwimarira, tukagira n'icyo twakora. Mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima nk'ahazwi ku Kinamba, umusore w'imyaka 28 yaje kwitaba Imana bitewe no gukina umukino w'amahirwe w'urusimbi uba muri wina witwa akadege. Nibwo kano kadege kazaga kumurya, uyu musore arangije ajya kwikopesha icyuma kwa Kasipari, ndavuga icyuma cy'inzoga, aza kwiyahuza kino cyuma arakinywa birangira apfuye yitabye Imana. Abaturage bari hano ku Kinamba bavuga yuko umusore babonye arimo aranywa icyuma ndetse atagikura ku munwa, nibwo byarangiye apfiriye hano ku maesikariye. Baretse cyangwa babonye aryama bagira ngo arimo araruka cyangwa ari kwiyibagiza ibyo urusimbi rumukoreye, kumbe umusore yarangije kwitaba Imana. Dore ko bamwe mu baturage bavuga ko no mikino y'amahirwe igiye kubata ku gasi, bavuga ko kugira ngo bashaka amafaranga yo kurya, bashaka amafaranga yo kuzana muri beti, rero ko ngo icyo ari cyo cyose bagikora, no kwica umuntu bamwica cyangwa no kwambura, byose babikora kugira ngo babone amafaranga bazana mu rusimbi. Ibi byabaye ku itariki zisanga 12 z'ukwezi kwa kane 2026 nibwo bino byabaye. Nibwo umusore yitabye Imana azira ko amafaranga bamuriye yanganaga n'ibihumbi 10 yaravuye gupagasa Nyabugogo. Ibyo bihumbi 10 arangije abizana muri beti aje kubyungukisha ngo abonemo 50, dore ko yavugaga yuko intego yiwe ari ugushaka 50 kugira ngo n'abamuriye nayo ayagaruze. Mu kuza avuga yuko cyangwa abaturage bari kumwe mwino beti bavuga yuko bamukubise imikino igera mu 10 atarigera asoma, no kuvuga ngo ibihumbi 10 byose yari afite babiriye adasomye, dore yuko ngo kagurukiraga kuri 1.0, 1.2, ntago karengaga kuri 2. Ndavuga umukino bajya bakina uw'akadege. Umusore rero birangira kwiyakira byanze, birangira yitabye Imana, bivuze ngo niwe wiyahuye. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB, urwego rwa polisi rwahise rugera hano rutangira gukora iperereza kugira ngo bamenye icyishe no musore bya nyabyo. Gusa basanze ambulance ikihagera yo ku bitaro bya Muhima, basanze uyu musore umwuka warangije kumushiramo, bahita bahamagara imodoka ishinzwe gutwara imirambo. Nibwo hahise haza imodoka ya polisi ihita imutwara. Kugeza magingo aya ngaya izi bete zihanzwe amaso, bavuga yuko abakina bajye bakina mu rugero, beti ntizikabagire imbata kugera ubwo bakwiyahura. Kugeza amagingo aya ngaya abaturage basabye yuko izi beti zacibwa ku butaka bw'u Rwanda cyangwa zahagarikwa, kubera ko zigiye kubamaraho urubyiruko. Bavuga ko amafaranga yose babonye bahita bayazana hano mu rusimbi, bikaba biteje imbogamizi zikomeye cyane ku rubyiruko rw'ejo hazaza. Bavuga ko uru rusimbi rubegereye batatekereza neza kereka baziciye burundu, aho bamwe mu baturage bavuga yuko uyu muntu aba yarashinze business na leta iyizi, bityo rero abagana gukina umukino w'amahirwe ni amahitamo yabo. Utabishaka ni wakina, ariko ubishaka urakina, kuko bagiye ugiye gushaka nawe inyungu. Bivuze ngo iyo uriwe ntago usara, uratuza ukagenda, ariko ngiyo ugiye ukagaruka hari igihe ngurya, hari n'igihe usanga bikubera inyatsi cyangwa umwako, wagaruka nabwo bakakurya, ugatangira gutekereza macuri, ukaba wakwiba, ukaba wakora n'ibindi bikorwa bihabanye n'amategeko. Bityo rero nuza gukina beti uzajya uza wizeye yuko uri buribwe, nukaze ufite icyizere cyuko uri burye. Ibyo nibyo bituma bibasaza bikarangira mwiyahuye abandi mupfuye. Ngayo nguko rero aya niyo makuru yumvikanaga mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima nk'ahazwi ku Kinamba, ahaba imikino y'amahirwe itandukanye, intsimbi zitandukanye, winabet n'izindi kasino zitandukanye.
Ambaika amakuru yacu tuyasubikire hano. Ntimberwa bwa mbere ugeze kuno muyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. We wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Imana ikurinde, iguhezagire, iguhereze ubuzima buzira